ubundi nari nateguye kubaganiriza ku kibazo dufite cy'imyitwarire itari myiza ku rubyiruko, ndetse ibyo twagiye tubona bijyanye n'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge. Abanyarwanda baziburiye izina bazita ibyuma, ariko Musenyeri Papiyasi ngushimire by'umwihariko, ibi bintu urabyumva, ibi bintu urabisobanukiwe, ibi bintu ukuntu bibasobanuriye nta kintu nshaka kurenza. Ikindi ndifuza kubizeza ko ndibuze gutumika ku butumwa mu byo mwabonye mu igororero rya Nyagatare. Turaza gukorana n'inzego turebe ikibazo cy'abana bafunzwe bakaza kubyara hanyuma bakabana n'abana babo b'impinja. Iki turaza kugeza kuri ba nyakubahwa minisitiri babifite mu nshingano. Ubundi iyi kampeni mwabonye dukora twise hehe n'ibyuma, nuko wenda ari izi nzoga twahereyeho, ariko haracyari ibindi bibazo byinshi cyane ibyo Musenyeri yise ibyonnyi bibangamiye urubyiruko. Ubu rero abantu bakoze ubusesenguzi basanga tugomba kongera gusubira mu muryango kugira ngo tugire imiryango ikomeye. Muri iyi minsi turatangira ikindi cyiciro cyo gushishikariza umuryango mugari w'u Rwanda, kominote, kiliziya, ariko cyane cyane umugore n'umugabo bashakanye. Turifuza imiryango ikomeye kuko niyo izavamo urubyiruko rukomeye. Ubu iki kibazo cy'inzoga z'ibyuma iyo urebye usanga tumaze kubica, ariko abajene dufite baraca mu gikari bakavuga ngo bafite inyota, ngo inyota ngo yabaye icyorezo. Ubu bakomeza bashaka ibyo banywa. Nk'aha muri Gicumbi twatangiye kubona ukuzamuka kwa kanyanga. None se urava ku cyuma ujye kuri kanyanga, urabuvuye he ujya he? Icya kabiri, hari ibindi bintu byinshi bitwangiza. Nabonye mwaraganiriye n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Dufite urubyiruko rutagikora akazi, rwirirwa ku mbuga nkoranyambaga, akenshi runahakorera ibintu nabyo bitari mu mucyo, kandi ntabwo twamenya niba basenze cyangwa batasenze. Bisaba yuko buri wese aba urumuri rwa mugenzi we akamwigisha gukora icyiza. Ikintu cyitwa imbuga nkoranyambaga nacyo mureke tuhashyire umucyo hamere neza. Cya kabiri ni ikijyanye no kutitabira amashuri. Turashaka ko n'abapadiri turi kumwe twasubira muri paruwasi zacu tukareba niba umurimo wo kwigisha Abanyarwanda bakamenya gusoma no kwandika, abakiri bato bakajya muri primaire tukamenya ko bayirangije, abagomba kujya segonderi bakayiga, ababyeyi binangira kugira icyo bakora kugira ngo ishuri rigende neza tubafashe. Ariko tugenda tubona ukudohoka gukabije k'urubyiruko kutarangiza amashuri, kandi ari abo mwasanze bafunzwe, ari abo dusanga muri za transit centers. Iyo ugiye ni wawa 80% bize primaire gusa. Ni ukuvuga ikibazo cy'uburezi ni ingenzi. Iyo tutabicunze neza aba bajene bakava mu ishuri, tuba turimo kurera abazaduhemukira. Bisaba ko rero tunoze ikintu kijyanye n'uburezi. Twifuza ko twakomeza no gutoza kurera. Niyo mpamvu iyi forum buri gihe yibaye nsaba kuyitabira. Hari igihe nza mwantumiye, hari n'igihe mbasaba ngo muntumire. Banshaka kuza ngo numve ko mu by'ukuri dufatanyije gutoza
umwana w'umunyarwanda wirinze bya biyobyabwenge akagira ubuzima bwiza, icya kabiri akabasha kwiga, burya icya gatatu aba akeneye kuza nka hano agatozwa ibyo mwarimu atamubwiye, ibyo ababyeyi be badatinyuka kumubwiza ukuri, akabibonera muri forumu nk'iyi. Natwe muri leta twakujyana mu itorero, ukajya ku rugerero, gutoza ni ingenzi. Nagira ngo nsabe rero ba padiri n'abandi bose begereye urubyiruko ku maparuwasi n'ahantu hatandukanye, tujye tugira n'uduforumu dutoya. Ubu twanasabwe ko abasikuti bongera kugaragaza imbaraga, abagide mukagaragaza imbaraga, tukareba ko urubyiruko turusubiza ku isoko yo gutozwa.